tuvuye ku isoko ry'akavuyo n'ibyaha tuganye ku isoko y'imbabazi Imana nyir'ubuzima buri munsi. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda. Dore Yesu amazi atanga ubugingo, tugiye kunywaho kuri wa kabiri w'icyumweru cya kane cy'igisibo, tariki 29 Werurwe 2022. Isomo ryamenye mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, umutwe wa 47 umurongo wa 1 kugeza ku wa 9 n'uwa 12. Igihe Uhoraho yariho ambonekera, umuntu wanyoboraga anjyana no ku muryango w'ingoro, nuko mbona amazi yavubukaga munsi y'igitabo cy'umuryango w'ingoro aherekera mu burasirazuba, kuko ingoro nyine yarebaga mu burasirazuba. Ayo mazi yatembaga agana iburyo bw'ingoro, akanyura mu majyepfo y'urutambiro. Uwo muntu aransohokana anyujije mu irembo ryo mu majyaruguru, antambagiza aho hanze kugeza ku irembo ryo hanze ryarebaga mu burasirazuba. Ndebye mbona ya mazi atemba agana iburyo. Ubwo wa muntu agenda yerekeje mu burasirazuba, apima imikono 1000 akoresheje umugozi yari afite mu ntoki. Hanyuma aranjyana anyambutsa ya mazi yangeraga ku bugombambari. Arongera apima indi mikono 1000, ari nako anyambutsa ya mazi yangeraga noneho mu mavi. Arongera apima indi mikono 1000, anyambutsa ya mazi yangeraga mu rukenyerero. Hanyuma apima indi mikono 1000, noneho ya mazi ababaye umugezi ntagishoboye kwambuka, kuko amazi yari yiyongereye, aba maremare, aba mbese uruzi rutavogerwa. Nuko arambwira ati, mwana w'umuntu, urabibonye se? Hanyuma aranjyana no ku nkombe y'umugezi. Igihe mpindukiye, mbona ku nkombe zombi z'umugezi hari ibiti byinshi cyane. Wa muntu arambwira ati, ariya mazi aratemba agana mu ntara y'uburasirazuba, akamanukira muri Araba, maze akiroha mu nyanja y'umunyu. Yamara kuyirohamo, amazi yayo agahinduka meza. Ikinyabuzima cyose kizaba kiraho uwo mugezi unyura kizabaho. Amafi azaba menshi cyane, kuko aho amazi yinjiye ayo hasanze aba meza, n'ubuzima busagambe aho uwo mugezi uzanyura hose. Ku nkombe zombi z'umugezi hazamera amoko yose y'ibiti byera imbuto ziribwa, amababi yabyo ntazigera arabirana, n'imbuto zabyo ntizizahundura. Bizajya bihora byera buri kwezi, bibikesha aya mazi avubuka mu ngoro. Imbuto zabyo bazazirya, naho amababi bayakuremo umuti. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 46. Uhoraho umugaba w'ingabo ari kumwe natwe. Imana niyo buhungiro n'imbaraga zacu, niyo muvunyi utigera ubura mu gihe cy'amage. Nicyo gituma tutagira ubwoba, naho isi yabiranduka cyangwa imisozi igatengukira mu ngeri y'inyanja. Ariko hari uruzi rwagabye amashami, agahimbaza umurwa w'Imana, n'ingoro y'umusumba byose irusha izindi ubutagatifu. Imana iba muri wo rwagati, ntuteze guhungabana. Imana iwutabara kuva bugicya. Uhoraho umugaba w'ingabo ari kumwe natwe, Imana ya Yakobo itubereye ubuhungiro bucinyiye. Nimuze mwirebere ibyo Uhoraho yakoze, ahagarika intambara kugeza ku mpera z'isi. Uhoraho umugaba w'ingabo ari kumwe natwe. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu kwanditswe na Yohani, umutwe wa 5 umurongo wa 1 kugeza ku wa 16. Muri icyo gihe haba umunsi mukuru w'Abayahudi, Yesu aboneza ajya Yerusalemu. Aho Yerusalemu hafi y'irembo ry'intama hari icyuzi cyitwa Betsida mu Gihebureyi, kikagira amabaraza 5. Muri ayo mabaraza hari haryamye abarwayi batabarika, harimo impumyi, abacumbagurika n'ibirema. Bose bategereje ko amazi yibirindura, kuko rimwe na rimwe umumarayika yamanukaga muri icyo cyuzi akabirindura amazi, maze utanze abandi kujyamo akimara kubirinduka agakira indwara arwaye iyo ari yo yose. Aho ngaho rero hari umuntu wari umaranye ubumuga imyaka 38. Yesu abonye uwo murwayi aryamye, amenya ko amaze igihe kirekire arwaye, aramubaza ati, urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati, mubyeyi, singira umuntu njugunya mu cyuzi igihe amazi yibiranduye. Iyo ngerageje kujyamo,
nsanga undi yamanukiyemo. Yesu aramubwira ati haguruka afate ingobyi yawe maze ugende. Ako kanya uwo muntu arakira, yegura ingobyi ye aragenda. Uwo munsi hari ku isabato. Abayahudi babwira uwakijijwe bati none ni umunsi w'isabato, nta burenganzira ufite bwo kwikorera ingobyi yawe. Arabasubiza ati uwankijije niwe wambwiye ngo nimfate ingobyi yanjye maze ngende. Baramubaza bati uwo muntu ninde wakubwiye ngo fata ingobyi yawe ugende? Ariko uwakijijwe ntiyari azi uwamukijije uwo ari we, kuko Yesu yari yigendeye mu kivunge cy'abantu benshi bari aho. Hanyuma Yesu amusanga mu ngoro aramubwira ati dore wakize, ntuzongere gucumura ukundi, ejo utazagubwaho n'icyago kiruta icya mbere. Nuko uwo muntu aragenda abwira Abayahudi ko ari Yesu wamukijije. Iyo impamvu yatumye Abayahudi batoteza Yesu, kuko ngo ibyo yabikoraga ku munsi w'isabato. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Bakristo bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Dore amazi afutse, dore amazi atanga ubugingo, uwo ni Yesu Kristo. Muri aya masomo tujye kuzirikana nyine kuri ayo mazi atanga ubugingo. Mu Rwanda mu iseminari nkuru ya Nyakibanda, ku muryango wa Chapelle ku marembo hanyura akagezi. Amazi agenda amanuka akanyura ku irembo agana mu mirima iri hepfo, kandi koko hakera imyaka myinshi. Imyaka nyine itunga abafaratiri. Iyi myaka rero yatunze abaseminari benshi, abapadiri benshi bahanyuze ndetse n'abandi benshi. Iki kimenyetso cy'amazi ari mu iseminari nkuru atambuka mu muryango wa kiliziya, abapadiri benshi twagiye dutambuka, nanjye kuvuga ntitwabyitaho tukihitira. Abaseminari bamwe baracyahari, bamwe babibona nk'aho ari ibisanzwe, ariko iyo usubije amaso inyuma wabigereranya n'iri somo ryo mu gitabo cya Ezekiyeli twakiriye, wakwibaza uti kuki ubundi aya mazi atambuka imbere y'umuryango wa kiliziya ahangaha nyine mu Nyakibanda mu iseminari nkuru? Komeza wibaze nanjye nibaze. Umufilozofe Aristote kimwe n'abandi bahanga bamwe na bamwe bo hambere ya Yesu hari icyo bitaga ibimenyetso bine by'igihe, symbole en quatre temps: la terre, l'air, le feu et l'eau. Ubutaka, umwuka, umuriro ndetse n'amazi. Ibyo bimenyetso bine ari mu muco w'Abayahudi ndetse no mu muco w'Abakristo birakoreshwa cyane, aho dukomeza ndetse no kwibaza kuri amazi atambuka ku muryango wa kiliziya iri mu iseminari nkuru Nyakibanda. Reka rero tuvuge kuri kimwe muri ibyo bimenyetso bine tumaze kuvuga, ari cyo amazi. Amazi yagarutsweho muri aya masomo uko ari atatu nk'uko twazirikanye. Amazi ubusanzwe agize bitatu bya kane by'umubiri w'umuntu. Amazi ni ikimenyetso cy'isoko y'ubuzima, kwivugurura, kuba mushya, gusukurwa, purification. Mu gihe amazi y'umugezi ahanagura umwanda ku mubiri, amazi y'abatisimu yo ahanagura icyaha, ukaba umuntu mushya, ukaba umukristo, ugafungurirwa ijuru. Kubera iki? Amazi arakiza. Nabyo twazirikanye mu isomo rya mbere mu kigenero cy'amazi, ukuntu Ezekiyeli ari gutubwira iby'ibonekerwa rye, uko Nyagasani agenda amutambagiza mu mazi y'umugezi ati noneho y'amazi ababaye umugezi ntagishobora kwambuka. Amen. Iyi mvugo y'amazi irashushanya impuhwe z'Imana zigenda zikora ku bantu buhoro dans des étapes, kugeza igihe izo mpuhwe z'Imana ziba igisagirane ku muntu. Inema z'Imana nyinshi zimeze nk'iyo soko nyine y'amazi adudubiza, bityo aho aya mazi ageze hose hakaba ubuzima. Za mpuhwe z'Imana nyine zatsinze, hakera imbuto, hakaboneka umuti. Ni koko bakristo bavandimwe, amazi atanga ubuzima by'ukuri. Hakaboneka ubuzima, hakaboneka imbuto, hakaboneka umuti. Nuko rero bakristo bavandimwe, amazi atanga ubuzima by'ukuri ni Yesu Kristo umwana w'Imana waje kuducungura, kuko hageze barakira. Ahageze haba hari ubuzima, icyanga cy'ubuzima. Yesu ubwe ni umuti. Yesu ni muganga, médecin sans frontières. Yesu ni muzima, Yesu ni ubuzima. N'ikimenyimenyi uyu muntu twumvise mu ivanjiri warumaranye uburwayi imyaka 38 yose, yarabuze umujugunya mu cyuzi. Dutangazwe nuko na mbere icyuzi Abayahudi bagifataga nk'ahantu hari umukiro nyine. Kiriya cyuzi batubwiye kuko watangaga mundi yahitaga akira. Yezu amazi y'ubugingo rero arahibereye. N'ikimenyimenyi ahise abwira uyu w'imyaka 38 ati haguruka ufate ingobyi yawe maze ugende. Ako kanya arakira. Amen.
nk'uko aya mazi y'umugezi twumvise mu isomo rya mbere, aho anyuraga hose yagendaga ahagenza neza. Ni nako Yezu Nyirimpuhwe aho anyuze hose hacya hera bagira ubuzima, aho anyuze barakira bakagira ubuzima. Umunsi umwe nanjye Yezu azaza njugunye mu cyuzi ambwira ati haguruka fata ibwo byawe wigendere. Mubyeyi urwaye, ubabaye, ushavuye, uri mu kaga, humura Yezu, igihe kizagera iby'Imana birya uwarambije, uwarambiwe yatashye. Komeza ugume aho ngaho, aho niho Yezu azagusanga. Icy'ingenzi ni ukumwizera. Yezu soko y'ubuzima. Yezu ni muganga, Yezu ni umuti ubwe. Nawe umuvandimwe wabatijwe ugasukurwa n'iriba rya batisimu ukanakomezwa, yewe aho ujya wibuka ko nawe uri umuti, ugomba kubera abandi umuti, ariko ntukabera umuti w'amenyo, bityo aho ugeze hose ushobora kubobeza ukabakiza. Ntube materanya mu ngo z'abandi, cyangwa umuntu usenya ingo z'abandi, cyangwa uburozi, ahubwo ubuzima umuti. Bityo bakristo bavandimwe, nta mukristo wagombye kuba burozi, nta mukristo wagombye kuba materanya, nta mukristo wagombye kwica abandi, kuko nyine wakoze kuri Yezu arakira kandi nawe agakiza abandi. Ibiganza byakoze kuri Yezu ntibikorakora, ibiganza byakoze kuri Yezu ntibimena amaraso, bikora neza nyine buri gihe cyose. Nta mukristo rero wo kwanduza abandi. Ngo kera hirya kure muri Afurika virusi ya sida icyaduka, ngo umugore umwe wari waramaze kwandura iyo virusi ya sida ayizaniwe n'umugabo we, nuko uwo mugore biramubabaza cyane uburyo yitwaraga neza, none umugabo akamuzaniye kabutinde. Nuko uwo mugore ajya kwa nyina agiye kumutura agahinda yari afite, amubwira nyine ukuntu umugabo yamuzaniye kabutindi kandi ubusanzwe yaritondaga kandi byaba. Nuko nyina nk'umubyeyi w'inararibonye mu biki tubyumve, aho kumuhoza ngo mukomeze amusabe kwihangana ndetse no kwirinda, cyane cyane kwirinda kwanduza abandi. Nuko nyina aramubwira ati babyeyi mwumve, mwana wanjye uzapfe wenyine, genda nawe ushake abandi muzapfana, mwebwe se ko babanduje, ngaho namwe nimumenye ubwenge. Mbega umubyeyi gituraha ababyeyi. Bakristo bavandimwe, duhamagare gutanga ubuzima aho tunyura hose, gusukura aho turi hose, nk'uko kwisukura ubwacu cyane cyane muri abapenetensiya, kandi tukirinda kwandura ndetse no kwanduza abandi, kwandavuza abandi. Ujya wibaza nawe buri munsi abantu wanduza. Ubu ngubu umaze kwanduza abantu bangahe ugereye aha ngaha? Ibaza uko bangana. Abo wanduza amacakubiri, irondakoko, abo wanduza sida, abo wanduza umushinya, abo wigisha ibintu bibi, abo wihimuraho, imyanda ikuvuyemo ukayiroha mu bandi, ubahima ubagenzereza nabi. None se mukristo umuvandimwe, ko imbaga y'Imana uyimariye ikuzimu, uyiroshye mu nyanja y'icyaha, ikuzimu kwa Sekibi, aho kuyijugunya mu cyuzi gikiza mu nyanja y'impuhwe z'Imana. Mbega guhimana biraha ngo nawe ushaka ko muzapfana? Ye baba we. Reka muri aka kanya ubwo turi kuvuga ku mazi, twayavuzeho ku buryo burambuye, amazi ava mu ngoro agakiza abantu. Reka dukore gato umwitozo w'amazi, nk'uko ubuzima bwa roho, ubuzima bw'isengesho n'ubundi ni imyitozo. Ntabwo ushobora kumenya gusenga neza utitoza. C'est un forgeant qu'on devient forgeron. Ngo ubu umucuzi ari uko nyine ubyiga, n'umuntu umenya gusenga ari uko nyine abyiga mu myitozo. Bityo rero muri uwo mwitozo, nk'abantu benshi tuba tuzi aho isoko duhuriramo, marishe, aho tujya kugurira riba riherereye, tumenye n'isoko tuvanaho, la source. Ngo umunsi umwe mu gace kamwe k'igihugu muri Afurika, ngo bakoreshaga amazi, bayakoresha imyaka myinshi, byumvikane batagura amazi, bayakoresha ku buntu. Nuko ngo umunsi umwe rimwe y'amazi akajya bageraho yarabaye ibiziba, nuko ababyeyi bamwe bakijujuta ngo abana basigaye batobera amazi. Hashize igihe kirekire noneho bya biziba ntibaba banakibibona. Murabyumva namwe ababyeyi ko indwara zari zimaze kuba nyinshi muri iki gihugu, umwana sinakubwira muri aka gace, zirimo ziyongera, bamwe bagapfana umwuma, abandi bagapfana umwanda, n'ibindi bibazo byinshi bitewe n'isuku nkeya n'ibura ry'aya mazi. Nuko ikibazo kirakomera cyane, ngo abaturage bamwe b'inkwakuzi babonye ibintu bitangiye kudogera, abantu bakomeje gupfa umusubizo kubera kubura amazi. Nuko bafata icyemezo ngo bajye kureba amazi aho yaturukaga, dore ko nubwo bakoreshaga bwose iyo myaka yose, nta n'umwe wari yarigeze agira amatsiko ngo ajye kureba aho ayo mazi aturuka.
nuko ngo baragenda, ngo bari abagabo 10, abagabo b'inkorokoro nyine, bamara iminsi 3 bagenda bashakisha aho isoko iherereye. Ngo umunsi wa mbere urangiye, abagabo 4 ngo barikura, baragaruka bagarukira mu nzira ngo kubera inzara, ngo bisubiye iwabo, ngo ntawaje gupfa. Nuko abandi 6 barakomeza. Ku munsi wa kabiri nabwo bakomeje urugendo nyine bajya gushaka isoko. Bageze imbere aho mu ishyamba, basanga hari intumbi y'umuntu ihari, bigaragara nyine nk'aho ari inyamaswa zamutanyaguye. Nuko muri abo ko bari 6, 4 muri bo bagira ubwoba bukomeye cyane, ngo ntawaje gupfa, nabo barigarukira bisubirira iwabo. Ubwo hakomeza aba 2 gusa, abariho bakomeza bajya gushakashaka isoko n'ikibazo yaba yaragize. Nuko ngo ku munsi wa 3 muri iryo shyamba baragenda baza kubona aho isoko yari iri. Nyuma y'urwo rugendo rurerure n'amaguru bakoraga, barashengutse, barashize, basanga koko isoko yarazibye kubera ibyondo by'imvura. Bishoboka ko ari inyamaswa zahabyiniraga, ibyondo bikaba byarabaye byose nyine byarapfukiranye isoko. Byumvikane nyine ko ibyondo byiroshye muri iyo miyoboro yayoboraga amazi agana mu mujyi. Nuko abagabo bahamara indi minsi 3 bazibura ya soko, bahasukura neza. Nuko ya soko y'amazi yongera kugaragara, abaturage bongera kubona amazi, barongera barishima, inzara n'inyota bishira muri wa mujyi, babaho neza. Bakristo bavandimwe, uyu mwitozo wo kujya gushaka isoko ahantu iherereye urangiza utwereka ko abakristo benshi burya tugendera mu kigare. Uyu mubare 10 w'abagabo bajyanye, bamwe tutazi iyo bijya niyo biva, tugasenga by'igikundi by'ikigare ariko dutazi Imana. Kandi byaba abagabo bagarukira mu nzira, akayamvugo ngo umugabo mbwa anyagirwana n'abandi, wakavuza induru ati naboze. Nuko akagarukira mu nzira. Uko twabijyanye nko kuvuga amasengesho, nanjye kuvuga y'urudaca, ariko nta kanya kawe nyine ufata ngo wegerere kwa Yezu, usenge koko by'ukuri, wegereze isoko y'ubuzima, mwiganire mwembi mbona nkubone, atari ukuva bamuvuga umusoma mu bitabo, ahubwo ton experience avec Jésus ukamugeraho, ukajya ku isoko. Naho abagabo nyine batinyukaho bakagerayo, nubwo ari bake 2, banyuze mu ishyamba ry'inzitane, bakarenga inzara, bakarenga inyamaswa. Twabageranye n'abakristo kabone nubwo bahura n'ibyago n'ibibazo, bakomeza guhata, bagahatiriza ishyaka, bagakomeza kwihangana, ntibave kuri Yezu bakamunambaho, bagakomeza bashakashaka Yezu buri munsi, we soko y'amazi apfutse. Mubyeyi rero nawe ntukishime kunywa amazi utazi isoko iyavubura. Umuntu aguhaye ibiryo ariko ntuzi aho byavuye. Nguko uko iyo utibwiriza, mbese uriterera iyo, ntacyo wikanga, ntacyo wibwiriza, ukaba utakwibwiriza ngo usenge batabiguhatiye. Ngaba abana b'umujyi bakubitira kurya no kuryama, ngo nawe usenge by'umwihariko oraison du verbe latin orare, gusenga ku giti cyanjye icyawe, bityo ukigerera kuri Yezu. Igihe kizagera ube wanywa ibiziba arizo ngeso mbi z'urukozasoni, ubujura, umwijima, ibyondo, isayo, ubugome, ubusinzi, uburakari. Kubera iki? Ntukigera ku isoko y'imbabazi, usigaye ugarukira mu nzira, usigaye wigumira ku isoko y'inzoga, mu ikabare, ukigumira ku isoko ry'indaya. Wagiye se ngo hari ikintu uzavanayo usibye ibiziba? Nivugera ibisimba twa tuvirusi nyine wahavana, ibirwara sinakubwira, n'indi migese yose ya sekibi, iyo myanda yose, ibyo biziba. Hanyuma ushobora no kubura n'ibyo biziba, nguko kwandura ukaba wanapfa, kuko nyine utakigera kwa Yezu ngo Yezu agukize. Nguko kwegerera ku isoko, ako kantu Yezu aragakunda, kugera ku isoko, gusanga isoko y'ubuzima, Yezu akadusana. Umukristo wagiye mu kiliziya aba ari ku isoko, aba yavuye ku isoko, ubundi akumva misa, akumva ijambo ry'Imana buri munsi, agakora kuri Yezu, bya biganza byakoze kuri Yezu, agahabwa umubiri n'amaraso bya Kristo, soko y'ubuzima. Abaho neza, arakira. Yezu nanjye ningukoraho ndakira, nengera iwawe Yezu ndaba nkize, kandi nkize n'abandi, mbabera isoko y'amazi. Ese ngewe aho njyegaruka ku isoko ngo ndebe igitera ibibazo aho gituruka, ngo ndebe igituma ntishima mu muhamagaro wanjye aho gituruka, ngo ndebe icyantwaye ibyishimo mu rugo rwanjye aho gituruka, ngo ndebe igisigaye gitera umwiryane mu kazi, mu mirimo, wasanga ntakegera Yezu, soko y'ubuzima. Akayamvugo ngo umwana utaganiriye na se ntamenye icyo sekuru yasize avuze. Kandi byaba wasanga nta n'iminota 10 yanjye bwite ntaho bimpatiye bw'itegeko, itegeko ry'umuryango, itegeko rya kiliziya, n'andi mategeko menshi antegeka gusenga,
ese ubwanjye nibwirije nakwifatira iyo minota navugaga mike ishoboka nanjye nkagera kuri Yezu buri munsi, shengerera adoration, nsenge bucece, tuganire na Yezu mbona nkubone, atari ukumubwirwa gusa, kumwumva gusa. Inzira z'igihoge, Yezu umwana w'Imana, soko y'ubuzima, ndaje umwihere kuri ayo mazi amara inyota, mfashe umugambi ko ntazongera gusiba kukugeraho buri munsi, nivugurure mbe mushya, buri munsi mvugure umubano wanjye na bagenzi banjye, buri munsi mvugure umubano wanjye nge nawe, wowe Yezu nyir'impuhwe zahebuje. Amen. Mwese Imana ibahe umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.